Adamu ngo dore icyo wemerewe niki icyo utemerewe niki ikizokurikira icyo utemerewe uzobona nuramuka uhisemo icyo utemerewe ukaramuka uhisemo ugahitamo amahitamo yawe agahitamo icyo utemerewe kandi icyo utemerewe kibana n'icyo wemerewe dore kimwe uracyemerewe ngiki ikindi ngiki ntucyemerewe icyo utemerewe ubana n'icyo wemerewe umukobwa utemerewe umugore utemerewe abana n'umugore wemerewe amafaranga utemerewe abana nayo wemerewe hari icyapa ikuracemerewe iki ntucyemerewe hari icyapa Imana bishizeho icyapa iyi mbuto urayemerewe iyi ntuyemerewe biraba hanyuma ubujije umutima wawe ukazure icyo utemerewe ukazure ugiye bwira ute papa niko mama ugiye kurareba icyo utemerewe dore kizakurikira icyo utemerewe dore ngiki kandi si wowe gusa kizokurikirana n'abana bawe ibibomba gusa icyo utemerewe tasiba bisaba iki bisaba ngo witonde uzufanye ikirenge kimwe utekereze neza utuje ubona umwarimu kwigisha ngo dore kuva ukagira ibi bintu ukabishyitsiriye bisaba apana black apana gushuha guswa apana umukunga umwarimu rimwe na rimwe ugukubita akakwigisha kuko ibintu biragoye isi iragoye gushaka biragoye kuza biragoye umugore aragoye umugabo aragoye igipastori kiragoye kubona ubwiza bw'Imana onction y'Imana iragoye niki kitagoye murakenera mwisi icyo wemera ubana n'icyo utemerewe tibiramva mu mutwe ndahamuka twarasenze se nasenze amasengesho avuga ngo Mana kubera ko uyu mugore yanzanya siko yangiriye nabi ibi ni ibintu byo kureba mu bihumbi cyangwa muri 99 ndagira ngo nibwo cyo twagiye ariko byanze kumva mu mutwe naraye nabireba gutya bikamba biguma kugaruka byanze kumva ku mutima zamzibuka Adam icyo kugarura ngo urebe ikintu utemerewe wakoze ku buzima bwacu ndashimira Imana none uko ndabona itorero ifite ubundi bwiza tutundu ni twiza cyane yaravuguruwe byiza kabisa birasa neza biragaragara neza mfite kubera ko turi bwirize n'abashitsi kandi natangiye imbere reka mbahe samari ingingo z'ingenzi buri haba amakuru n'ingingo z'ingenzi amakuru aza kuvugwa nzogaruka bivuge neza mfite ikintu kimwe mbona nakivuze inshuro nyinshi ariko ko numva kitararangira ikintu cyitwa navuga ngo gukorana imbaraga gukorera mu mbaraga gukorera mu mbaraga niryo jambo nenda kubabwira urubyiruko ndabona mwese muri bato cyane muri bato ndabona hano nda muntu nduta ketse muvanze imyaka yanyu mwese ariko hano Pastor Alexis ashobora kuba yanduta
Alexio yongyaho ndutaho usagira itoto ndi womenya ariko abandi bose na reverano yonkurikira wenda dushize mu myaka nama pasiteri hari bose ni batukurisha ko ndebesheje ariko ndimubwira ngo ndashaje ndimubwira ngo ngiye gupfa n'ubusaza ndimubihuze uzica nashatse kuvuga ko muri bato ijambo ngiye kubaha muri bato. Reka dusome muri Matayo ibice 11 murongo wa 12. Cumi na kabiri reka kwizera dusomere 11 Matayo 12. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo wa 12. Bibiliya iratubwiye ngo uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Amen. Amen. Mana nongeye kugusaba ngo iri jambo rindimo umbe kumenya kuribwira abantu bantu. Ubundi Adamu amaze gukora icyaha, ibintu ku Imana yari yarabipanze. Turi mu buzima butateguwe n'Imana. Isi iyo usomye itangiriro ugasoma ingene Imana yaremye isi, ugasoma amakuru ingene Imana yaremye abantu, ukareba icyo yakoze ku bantu, ukareba icyo yabahaye, ukabireba neza, ukinjira utagize ubunebwe bwo gusoma, ubona wanyuma ukagaruka ukareba uko ubuzima abantu babayemo biratandukanye, ubona ko habaye ikibazo. Imana imaze kurema abantu, ubuzima bwabo bwari ukurya no kunywa. Cya kabiri bwari ukugendererwa n'Imana. Imana ikava mu ijuru ikaza aho hantu. Imana ari yarasize abantu, nta protokole zo mu ijuru ziba. Nongere mbibutse, aho Imana iba mu ijuru ibana n'abamarayika bayiramya na bya bizima n'abanyabugingo, barya babana nayo bayizungurutse ntibaza bayibona. Kuko mbe mbona gatore cyangwa pilote cyangwa abantu bose ntibaza bayireba gutya. Ikingirijwe n'ubwiza buhebuje. Ubwiza igira baba inyuma y'ubwiza bwayo, ntibaza bayibona gutya ngo bayitumbire bayibona. Oya, igira izengurutswe n'ubwiza, abamarayika babana ntibaza bayibona. Kandi ubwiza bwayo buhora burahinduranyijwe. Uko babonye ubwiza bwayo mu kanya bazabona ubwiza, iba mu bwiza hagati. Uko babonye ishusho y'ubwiza baje kureba bahindukira, kuko nabo bagira amaso menshi bakabona ubundi. Nuko iyo usomye ijambo ry'Imana ikwereka neza uburyo Imana yagaziva mu ijuru igasiga bwa bwiza muri protokole, igahindura ishusho, ikaza imbere y'umuntu ikamuganiriza, bikamera nka kwa kundi kwa papa n'umwana. Iyo usomye ingene abamarayika babana nayo, nuko yamanukaga iza kuba gusura umuntu hano, biratandukanye uko bayirebaga. Hano uko yagaragaraga na hano kugaragaye mu ijuru, mu bamarayika bayiririmba bayiramya,
hano igihe imanutse ije ku bantu uko bayibona, iyo yagaziza nyine ari papa n'abari abana bakaganira. Iyo usomye histoire neza, inkuru uko biba bimeze, hanyuma Satani araza ashuka umuntu arashukika. Sinja muri histoire ndende, umuntu akora icyaha, hazi yindi shusho, ibintu birahinduka, ibintu birahinduka, kugira ngo Imana yari yaramubwiye ngo uzoza urye, kandi kurya biraryoshe cyane, kurya ni byiza. Wari ufite apeti, unashonjemo, utashonje cyane ugasonzamo gato ukabona ibiryo kandi ukunze, ibyo bya mbere kuryoha. Bakarya bakiyongeza. Ibintu ngo bihinduke, umuntu yarangaye gato ngo bihinduke. Ari indirimbo ya Iringiza ivuga ngo mwana icyo muzamukirebera ku ruhande rumwe, icyo yavuze ku masezerano meza tukaza ukirebera kuri kote y'ikimwe, inzu, Amerika, Canada, amasezerano yo guhabwa umugabo, yo guhabwa umugore, yo guhabwa biriya na biriya. Icyo yavuze, yabwiye Adamu ngo dore icyo wemerewe niki, icyo utemerewe niki, ikizokurikira icyo utemerewe uzobona. Nuramuka uhisemo icyo utemerewe, ukaramuka uhisemo ugahitamo, amahitamo yawe agahitamo icyo utemerewe, kandi icyo utemerewe kibana n'icyo wemerewe. Dore kimwe uracyemerewe ngiki, ikindi ngiki ntucyemerewe. Icyo utemerewe ubana n'icyo wemerewe. Umukobwa utemerewe, umugore utemerewe abana n'umugore wemerewe. Amafaranga utemerewe abana nayo wemerewe. Haleluya. Icyo utemerewe kibana n'icyo wemerewe. Icyo utemerewe kibana n'icyo wemerewe. Icyo utemerewe hari icyapa ikura cyemerewe, ikindi ucyemerewe hari icyapa. Imana abishyizeho icyapa, iyi mbuto urayemerewe, iyi ndu yemerewe, biraba. Hanyuma ubujije umutima wawe ukazureha icyo utemerewe, ukazureha. Ugiye kugira ute papa, niko mama, ugiye kurareba icyo utemerewe. Dore kizakurikira icyo utemerewe, dore ngiki, kandi si wowe gusa, kizokurikirana n'abana bawe. Ibibomba gusa, ibibomba gusa, icyo utemerewe tasi. Adamu Naboti yararirimbye aravuga ngo Adamu nawe wa mugore we Eve ngo ugaruka kwisi ukareba ingene isi yacuze umwishima, ukareba ingene abantu bishwe n'inzara, ukareba ingene imfuzi, ukareba umuntu kwamahishwa n'inzara agapfa, nuko ugasohoka umutima wawe wagiye kutucitemera, ukareba intambara, ukareba amarira, ukareba ubukene, ukareba abarozi, ukareba abasazi. Mama mwe witwa Mama Mishu igeze kunjana indera, nagaza numva ngo guhamuka
tazi neza. Tujana Indera twari tugiye jewe na Bigabo tuja gusengera umuntu. Utumare gushika dusanga hari umuntu uzurwara indwara y'igicuri. Igicure muracumva? Indwara yo guhwera. Igicure cyamufashe kimuta mu muriro kandi gitamwe umutwe. Cyama neza, cyama igice kimwe cy'umutwe kiwushira mu ziko. Dusanga igice kimwe cyahiye, ubwonko ko birabira. Uriye umuntu ni mwiza, yisize, yambaye neza, asa neza, arangije ishuri, yuriye indege, yifotoje, yakoze ubukwe. Umuntu ni mwiza. Uzumureba gutya ukabisengera ngo Mana, ukabyifuza ngo naye. Umuntu ni mwiza, yakomewe amashi. Iyo ibintu bihindutse narebye gutya ndavuga ngo ndahamuka. Iki umuntu agiramwe ibintu n'umwanda mutuku. Yahiye ubwonko ko buragira gutya. Iki gice cyose ntarapfa kimeze gutya. Amaraso n'ibindi bintu bitomenya biba mu muntu ko birasohoka, bimwe ko bigasokera mu kanwa, handi ibindi bigasokera harya ko biratutumba gutya. Ndakufa keraga ndagira ngo mu 2000 cyangwa mu 2001 tibiramva mu mutwe. Ndahamuka twarasenze se, nasenze amasengesho avuga ngo Mana, kubera ko uyu mugore yanzanya siko yangiriye nabi. Ibi ni ibintu byo kureba mu 2000 cyangwa muri 99 ndagira ngo nibwo cyogiye twagiye, ariko byanze kumva mu mutwe. Naraye nabireba gutya bikamba biguma kugaruka, bikaguma kugaruka, byanze kumva ku mutima. Zamzibuka Adam icyo kugarura ngo urebe ikintu temerewe wakoze ku buzima bwacu. Muri abana bato ndabagira inama nimara nicara. Kuva umunsi Adamu yakoze ikintu atemerewe n'umugore we Eve, isi yahinduye ishusho. Kugira ngo ubone ikintu cyiza, wambare neza, urye neza, use neza, tunga imodoka, ubaka amazu nkaya, uje Burayi, uje Canada, uruhuke, uzara abana babireza, unezerwe mu mutima, uvuge ngo okay. Bisaba iki? Bisaba ngo witonde, uzufanye ikirenge kimwe, utekereze neza, utuje. Ubona umwarimu kwigisha ngo dore kuva ukagira ibi bintu ukabishyitsiriye. Bisaba apana black, apana gushuha, apana gushuha guswa, apana umukunga. Umwarimu rimwe na rimwe ugukubita akakwigisha, kuko ibintu biragoye, isi iragoye, gushaka biragoye, kuza biragoye, umugore aragoye, umugabo aragoye, igipastori kiragoye, kubona ubwiza bw'Imana, onksho y'Imana iragoye. Niki kitagoye? Murakenera mwisi icyo wemera ubana n'icyo utemerewe. Amavuta y'Imana aragoye, ugirira umuntu neza akakwitura nabi. Mumbwire Sawuli nka Sawuli akarwara amapepa agahwera gutya abasiba mapepa. Dawudi akaza yuzuye ubwiza bw'Imana, akaririmba gutya sente amapepa akamuva, yazuka gutya agatora icyuma. Mumbwire icyo kintu mwisi. Apana rimwe, apana kabiri, niwe wabaye umwanzi we. Wabaye umwanzi we wo ku mutima, Shitani. Mumbwire, hari umuririmbyi yavuze ngo hata kama ukitenda mema watu wafanye nini? Watakukataa. Hata kama ukitenda mazuri watakukataa tu. Sasa uwe mwenye kubariki na uwe mwenye kusamehe.
ubu butesi mubona bw'abasore batoya batazi gusenga batazi gutanga amaturo ibintu mubwiwe n'ijerekani ripfumutse bikinjira bigasohoka kuri iyi si yarahindutse umugabo ushaka ndona mu gusengera akava mu ijuru Imana ikamuguha aragoye umugabo aragoye azoza gukira umugore arakandi ntuzitiranye ngo hano ngo mukunga yasirimbye no azaterwa akajanwa biragoye n'amafuta y'Imana umuntu bazamuziza mu biragoye niki kitagoye mwitonde cyane mufata ubusore bwanyu ubu ni igihe cyo gusenga mutibabarira y'imyaka yanyu ni gusenga mutibabarira ni gusenga mutisengesha yisi no guha amafaranga yose ushaka umutima ushaka amafaranga aragoye kuyajira na sexe yayo aragoye nyuma yuko Adam na Eve bamaze kuva muso bemerewe icyo bagombaga gukora baradevya Satana bava abereka icyo batemerewe abari cyo bakora ibintu byose byaragoye kugira ngo ubone igitonyanga cy'amavuta ava mu ijuru akakuza yo mu rusengero n'utunyarira 30 kagenda kanyara kukagaruka wakubita na urya n'umukobwa message imwe kikava igitonyanga cy'amavuta kugira ngo uyabone kingiga Imana ugasara karara mu mbe ukirirwa mu mbe deki kitagoye nukubona umwarimu atagusekera akakubwira ngo kugira ngo ubwere kuri iki niki discipline murabashishe ni w'amafaranga nuko kuragerera ndushisha Adamu yarabyisha twese ni bisasu gusa kugira ngo uzokure ibi bisasu ugende muri kaburimbo y'umugisha ni discipline kubona umwarimu kanasoze bintu zo kwitetesha musenge mutisengesha pfukama maziva kuki uryame indara nimbarinda imbeho yo mu makara yose ize uve muri kuvureri musi umwe mwuka aramwe nabwira ibintu biri mwuka yamwe arambwa ico gate natwagaza dusirimbira muri alarme yaririmbye karirimbi gasa tugasara ico gate twarashaka tutaragira imyaka dufite mwuka arambwira ngo nimurangiza gusirimba mu kanogo mwasaze wenda ukazurya zozuje maso kandi ico gihe twagaza dusirimba akama nonse senje gisirimbere wa mbere se je wa mbere cyana panda gakwe gisirimbere diskete iba mu mutima nimurangiza kwaza abandi bagiye kuryama kandi ico gitwe twahwere uzoza utogera buke masoro hari hakibaho batarashiraho ibintu byinshi by'uburinzi uryame mukime umva icuya kandi ico nta faranga nyinshi twari dufite n'inzara mazeza kampanga 500 kaje hariya muri kiyasi ni twa restaurant mukaru na chapati n'udushimbo twahariya twari sawa cyane kandi twarangiza kuri kamamanuka imasoro mukime kakiryamamo mukarambwira ngo ni nko gufata indege ikujana mu masezerano yawe ngo ariko ngo iyo umaze gusirimba mukaryama ngo ni nko kugenda n'amaguru amasezerano yawe ari muri Amerika ari kure uzogera uryari namuhabwa duce ngo ariko ngo iyo ukoresheje muri mubiri cyane asirimse cyane wamuka mu manuka imaso abandi gabagiye kuryama mana wesezerano mana kuko ga harabarozi mu muryango barakuroze baguturuka hirya none kandi gayibondi bazabakina baza batanga ituro ry'umwana umurozi azatanga umwana
umwana akamusohora akamutanga naho ubwo buhamya naho twebwe senksa zidashitse ibikeri umuntu aratanga umwana wawe na senksa ntayo watanze hanyuma muje kuri tere muhangana agahanga kawe kameze kikisi kigipurizo papa uzagahanga kawe ni igipurizo babwo buhamya nsoza tuzosubira ibintu byo kwitetesha byo kutamenya gutanga ibitambo takufa urigira igipurizo mu banzi bafite za burende ubwire ibi bintu muzamubona abagiye muri systeme y'umwijima baza batreningwa baza batozwa umuntu akagira umutima wo gutanga umwana mugore umwe bayumbe basenge gutya bamusengere gutya bamukozeho umwana yari umuhanga mu ishuri bitabaho kazayigisha matematike kandi gaga imibare timugire ngo izipfa kuguhangara umuhungu gusa cyangwa umukobwa ni impano y'Imana izame guterekamwo biriya biharuro byose jewe sinagaza amenya naho zereke sinakundaga n'umwarimu wabyo mugabo umwe kaciro wagaze ubiduha fizike na hajya niye nashi ayi wewe ndakiza profesere wacu yitwaga ndake agamako ukwikikigereza mutipa zayigisha za shimi na za fizike ngo bashike mu cyama cyabo nyina uraduheza umuhungu wawe niki kintu wumva n'umuhungu wawe uko yararangije secondaire yabonye amanota ya mbere aduheza umuhungu ya masa yabonye diplome d'etat ya masa amaga yabayumbe baramusengeye bamusengere ati mukecuru batinya kubwira umuga isi papa w'umwana mukecuru babwira wa mugabo politike abayumbe beza bazi kumenya kudasenya ibintu atizogende hari muhana w'abapfurero nabo bazomusengere barebe uko ibintu bimeze ngo bashike iwacu kandi bazaho bagenzi bacu baba bafite urugo byaho hafi mu rubu ingoni ati niko ati mukecuru mama nawe wamukaranza yamutanze yituro ivuga bahise babwira papa we tiyemera neza haza abandi bayumbe ati musengera umwana barabimenye ati mukecuru agaruka kuri babayumbe bo mu muhana mwana musengere neza mu verifikire bamumenye ati genda uzoje gusengesha kundi mupfurere werekwaga shikiboga na makuru yose azavugira hanze ati mukecuru ya masa mukecuru niko cara amagaye babayumbe mu muhana uyu mukura ni kikibazo isi y'umwijima tibaza bakina isi y'umwijima tibakugirira imbabazi tibashaka kurimbuka bonyine barashaka ngo uje muri bisi nawe ubu mugenzi ugenda muri gehonomo nico barwana kumanywa na nijoro hanyuma ugateta muri urugendo uzisanga muri bisi utazi uko byagenze ibintu byose byarakomeye hamagaye aramuhamagaye bahamagaye ati uyu mu mutware kuko nitugumana ndamutema mu mutware mushitsire ya mumwigishe areka umwana iwe nimbara bihisema bigumema ariko umwana andekera tatanga umwana isadaka y'amapepo baragiye abayumbe shika baramwe mukecure ku mwana ati sinje ko murabona ko nogira umwana wanje gutya ati bari bafite ga kamera kizi
zo mu ijuru. Dore amakuru, dore ikimenyetso cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, akabiri. Begera nijoro, baramukubita, barabaga, urabiyeka bayumbega nabo badafite diplomasi. Umugabo yaduhanga, turagukorera igitangaza. Barabaga, reka zana umva uwo mutima. Amplis utekereza umwana wawe Debora wawe nosha gutya nkamanijira mu muriro arimo nkamukuramo ngapfa wakaba kandi sije unkaje. Umwana wawe niko ameze. Utekereza urukundo rw'umwana, hanyuma umutange, hanyuma bigaragare ubatangire umwana bagakubita umubiri ukaba inyama. Gwaje gupfata mureke gahunda ndayikora, ariko nzanyikora nijoro. Agiye mu bishimi steps zanijoro, yama bacika tubamenye yagiye bashika ati gitangaza kiraba aranyereye. Gwanje guhamagara ati nzi tuba tubikorera gutya, hari ibyo tubanza gukora kugira ngo tuje. Arabanyerera baracika. Icyo nashaka kubabwira, nashakaga kubabwira uburyo abana ababa muri iriya system bagira uwo mutima kugeza ubwo umuntu atanga. Twebwe n'ubutasi, n'umudusengere, muduhanurire ituro. Ntubizi utuye muri iyi si, Adamu yanyuze mu nzira Imana amuje. Babwire bana bacu, ijambo ry'Imana ryavuze ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza uyu munsi, ibintu byose ubwami gusa biratwarana. Kubona amavuta nugusenga ugakoboka kugira ngo Imana ikuzanira amasezerano. Si ugusengesha, no, nuguhaguruka ukiga gusenga, zagera mu mato ukiga gutanga ituro, zagera kugira gute ukiga kwitanga, zagera mu kumvira ukumvira n'umutima wawe wose, zagera kuri uyu muryango ukabikora nk'uko byanditse, zagera kuri ukabikora nk'uko byanditse. Uzorwana urugamba uzorunesha. Ariko ibintu by'ubutesi, ibintu byose nugukurura, uzinjira muri bisi. Imana igukunda ikureba ikubwire ngo bye, utesi wazanye ndibuza bukora muri urugendo. Imana idufashe ukuremo ubujiji n'ubutesi, hanyuma idushiremo ubuzuke zo kwakira amasezerano yacu. Imana ibagire neza. Amen.